Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri uwo mutagatifu horane na hamwe. Bavandimwe, guhera mu ntangiriro y'igisibo bateguye imitima yacu twihana kandi twibaza ku bikorwa by'urukundo. None uyu munsi bakoraniye kwifatanya na Kiliziya yose dutangire ibirori by'ibera rya Pasika ya Nyagasani, ari byo ibabara izuka rye. Ajya kuzuza iryo yemera ubwo yinjiranye ishema mu rwa Yerusalemu. Nicyo gitumye dukoranira kwibuka ibyo birori byabaye interuro y'icungurwa ryacu. Tubikoranire rero kwemera gushyitse n'urukundo ruzira uburyarya. Dushagare Nyagasani muri uko kwakirwa i Yerusalemu kwatuzaniye umukiro, kugira ngo dufatanye nawe imibabaro y'umusaraba, maze tuzagira uruhare mu isuka n'ubugingo tumukesha. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, ongera ukwemera mu mitima y'abakwisigiye, maze umvane impuhwe amasengesho y'abakwiyambaza, kugira ngo twebwe abashaka Kristo watsinze twitwaje amashami, turumbukire muri imbuto z'ibikorwa byiza ku bwa Kristo Umwami wacu. Nyagasani Yesu abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Hari hasigaye iminsi mike ngo Pasika ibe, bagiye kugera i Yerusalemu ahagana i Betifage n'i Betaniya hafi y'umusozi w'Imizeti. Yesu yohereza babiri mu bigishwa be, arababwira, nimujye mu ngo ziri imbere yanyu, mukihagera murabona icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze kigera aho giheka, mugiziture maze mukizanire. Nihagira babwira ibyo mukora ni ibiki, musubize muti umwigisha aragikeneye kandi aracyohereza vuba. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo iruhande rw'inzira, barakizitura. Bamwe bari aho ngaho bababwira bati ibyo mukora ni ibiki, kuki muzitura iyo ndogobe? Bo basubiza ko Yesu yari yababwiye, nuko barabihorera. Icyana cy'indogobe bakizanira Yesu,
bagisasaho igishura cyabo akicaraho. Nuko abantu benshi basasa ibishura byabo mu nzira, abandi basasa amashami bari batemye mu mirima. Abamugendaga imbere bari bamukurikiye barangurura ijwi bati hosana, asingizwe uje mu izina rya Nyagasani, asingizwe ingoma y'umubyeyi wacu Dawudi tugezeho. Hosana, Imana nihabwe impundu mu ijuru. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Arasingizwa Kristo. Abavandimwe, dutangiye icyumweru gitagatifu, iminsi 7 tugiye kuzirikana ku buzima bwa nyuma bwa Yesu kuri iyi si mu rugendo rwo gucungurwa kwa bene muntu. Iminsi 7 itangiwe n'icyumweru cy'amashami. Turabona Yesu yinjira muri Yerusalemu, yinjira mu mwami, maze abamukurikiye ari abari bamushagaye babonye ko yinjiye nta kabuza ngo uyu mwami wa Yerusalemu. Bose bagatera hejuru, ntasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Uko rero barambuye amashami mu nzira, uko barambuye imyitero yabo mu nzira ngo Yesu atambuke, natwe ni umwanya mwiza wo kumutegurira mu mitima yacu. Ni umwanya mwiza wo kumutegurira mu miryango yacu. Aya mashami dufite dushagaye Yesu, ni nako tuzamushagara mu birori bitagatifu byose bishya byo mu ijuru. Dusabe Nyagasani mu gihe cy'igisibo aduhe kwitegura neza, twihana, twicuza, twigomwa, kandi turabona ibikorwa by'urukundo dufatanya na Kristo gucungura. Dushaka gucungura isi, urwo rugendo rwo gucungura isi, uyu munsi ni wowe, ni njyewe tugomba kurufatikanya. Icyo tubereyeho ni ukumusingiza. Dusingize Nyagasani waje kugana, dusingize Imana igiye muri twebwe, dusingize Imana yishakiye kwigira umuntu kugira ngo isaha kuri wa muntu bari barazahajwe n'ubugome bw'icyaha. Yesu bamwakira muri Yerusalemu nk'umwami, twese tumwakira mu mitima yacu gutyo, tumwakire imiryango yacu. Yakira mu miryango yacu nk'umwami, araza kwimura inzangano, ari mu mwijima, ari mu bugizi bwa nabi, hashyire amahoro n'ibyishimo. Twese rero tugiye gukora umutambagiro tugana altari ntagatifu, kugira dukomeze kwizihiza bino birori bya Kristo ubwe yinjira mu mwami muri Yerusalemu. Amen.